Bakunzi banzuru Business Group Limited, namwe mushaka kugura cyangwa kugurisha imitungo itimukanwa ndetse namwe mufite amatsiko kubijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'igishushanyo mbonera, tubahaye ikaze mu kiganiro cyitwa Gira Icumbi. Gira Icumbi ni ikiganiro kizajya gitambuka kuri Fine FM kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, kuva saa 7 kugeza saa 8 z'amanywa. Ni ikiganiro kizajya kibagezaho amakuru yose yerekeranye n'imitungo itimukanwa, inzu, ibibanza, amashyamba ndetse n'ibindi. Ni ikiganiro kandi tuba turi kumwe n'inzobere mu by'ubutaka, abayenjenyeri ndetse n'abafite aho bahuriye nabyo kugira ngo musobanukirwe byinshi munasubizwe ibibazo byose mwibaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 4867 cyangwa ugatangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu wanditse Nzor Market. Ikaze cyane mu kiganiro cyitwa Gira Icumbi. Yes. Ngira ngo rero mwabyiyumviye rwose bakunzi banzuri Business Group Limited yuko tugiye kujya tubagezaho ikiganiro aho ushobora gusobanukirwa buri kimwe cyose wibaza kubijyanye n'igishushanyo mbonera ndetse n'ubutaka muri rusange. Rero nimutangire mwegeranye ibibazo mwaba mufite byose tubazaniye impuguke kugira ngo zijye zibafasha gusobanukirwa. Ni buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu kuri Fine FM kuva saa 7 kugera saa 8. Ni karibu cyane rero rwose, kandi tukwibutsa wowe utarakanda subscribe ukomeza ukande subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye urushaho kubona ibyiza byose tugera ndatubagezaho, ibigurishwa cyangwa se ibikodeshwa, kuko nibyo biganiro bizajya bica rwose kuri iyi channel ya Nzuri Market. Ni karibu cyane rero rwose, tubahaye ikaze kugira ngo mukomeze mwikurikiranire ibyiza byose tugenda tubagezaho. Nkuko rero mubireba mu mashusho, tubazaniye ahantu hanini cyane hakora ku muhanda, hangana n'igice cya hectare, ni metero kare 5500. Urumva ni igice cya hectare rwose kirengaho metero kare 500. Ahantu rero kandi akarusho kaho ni hafi cyane ya kaburimbo, kuko ni muri metero zitarenga 300, hagati ya 200 na 300 uvuye kuri kaburimbo. Naho turaza kugenda tubereka ngo winjirira mu wuhe muhanda, uca mu yihe quartier kugira ngo ugere aha hantu. Ni igikondo rero, ni igikondo hano mu mujyi wa Kigali hagati rwose, inyuma gato cyane yahazwi nko kwa Rujugiro. Iriya midugudu yahazwi nko kwa Rujugiro ni inyuma yaho gato cyane. Aho hantu rero na hantu harimo ishyamba, harimo ndetse n'amazu by'akarusho. Harimo amazu ushobora kuvugurura, na amazu aciriritse, nkuko mwagiye mubibona. Ariko aya mazu aciriritse ntibigutangaze yuko avamwe amafaranga 200,000 bya buri kwezi. Avamwe 200,000 rwose bya buri kwezi bihoraho, kuko abamwe abantu. Bivuze ngo aya mazu ufashe umushinga wo kuyavugurura, ukayatera uturangi, ukayazamura, ugashyiramo plafo, ugashyiramo tutu, kuko hari n'umuriro n'amazi. N'amazu yava ku 200,000 akagera yewe no kuri 500, kubera ko kuvugurura murabizi yuko muri iyi minsi hano mu mujyi wa Kigali byorohejwe cyane. Si ibyo gusa kandi ushobora kuhakorera indi mishinga, kuko urumva ahantu hangana n'igice cya hectare ni ahantu hanini cyane. Wenda nabaha nk'igitekerezo gito cyane, kankore consultance ntari bwishyuze. Wenda urugero, murabizi ko ikintu cyitwa brochette, inyama y'ihene hano muri uyu mujyi igenda iba boro. Bivuze ngo ushobora kugura amahene ukaza ukayaharekurira, kubera ko epfo ukomeje aho isambu itangira hari ikintu cyitwa imiko kirimo ubwatsi bw'ihene, naho watera n'ubundi bwinshi harahari, ubwo kurisha burahari. Zikaba zizunguruka muri ibi biti zirisha zibyara, zirisha, ugurisha, upakira ujyana muri Oprovia cyangwa mu yandi mabagiro. Inyama zagurwa cyane, ihene zagurwa cyane, buri kwezi wajya usarura, ntago nkubeshya. Ushobora kandi no kugira gutyo ukaharekurira amakoko, inkoko za kinyarwanda. Ntago mubizi se amagi aho ageze ubu ngubu y'amanyarwanda, ntago simubizi ko nayo ari boro ubu ngubu yabuze. Utwo twose ni utuntu ushobora gutekerezaho, n'intama n'ibiki byose, ukaza ukarekura zikayazirwariza. Ubundi aho gutaha naho harahari, ngira ngo murabona iri shyamba. Ubundi si iri shyamba ko mubizi igiti kimwe hano muri uyu mujyi kigura ngashye. N'iri shyamba ubwaryo naryo nyine rahahesha agaciro. Ushobora no kongeramo n'ibindi biti, ushobora guteramo ibiti by'imbuto, imyembe n'amavoka n'ibindi, kubera ko isoko riri hafi. Murabizi umujyi wa Kigali ni isoko rinini cyane. Aha hantu rero uri umuntu ufite mu mutwe ukahagura, wahabyaza umusaruro hakaguteza imbere, cyane yuko hadahenze kandi murabizi yuko inshingano zacu nta zindi
ni ukorohereza abakiriya bacu ku bijyanye no kugura, tukabafasha cyane bishoboka kumanuza ibiciro kugira ngo bagure natwe tubashe kugira icyo tubona. Ngira ngo rero n'abatindiye mu magambo, ahantu rero mwabibonye ko ari ku muhanda, dore hari n'ahagiye harimo insina, mbese n'ahantu hanini rwose. N'abatinze mu magambo, nubwo nayatinzemo, niba rwose ahantu wahakunda, wahasura, wumva wagira icyo uhabyaza, cyangwa se ufite n'ahandi ushaka kugurisha, cyangwa se ufite n'ahandi ushaka kugura, cyangwa ufite ikindi kibazo watubaza ku bijyanye n'ibyo bijyanye n'imitungo itimukanwa, duhamagare kuri ya nimero yacu. Murayizi mwese, cyangwa se abakunze kudukurikira bamaze kuyimenya, ni 0788 88 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa kandi ushobora kudusanga hariya dukorera ku Muhima kuri Yamaha, urenze neza Feruje usa n'ujya Nyabugogo, kuri etaje ya 2 y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Si ibyo gusa kandi ushobora kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, ngira ngo mumaze kumenyera muri benshi, arizo Twitter, Instagram, Facebook page, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market nk'uko n'ahangaha twitwa. Tubahishiye rero akandi gashya kuri website yacu ya www.nzuri.rw. ni website nayo ibahishiye agashya, muratangira kujya mukurikirana muri iyi minsi. Iyo website nayo mube muyipikinze ahantu, muyitege mu minsi mikeya rwose. Turimo turayivugurura kugira ngo tuze tubaha serivisi nziza cyane zijyanye n'igihe, nazo tuzamenyesha ngo website yagiyeho, ariko ni vuba ntago birenga rwose iki cyumweru twinjiyemo. Komeza ukande subscribe, kandi rwose ngira ngo muragenda mubyibonera yuko ibi bintu ari byiza kandi bizagenda bibafasha. Hari umuntu ushaka kugurisha, ushaka banki ishaka gutereza, ngwino tukugurishirize hakiri kare, ngwino tugushakira abantu bakodesha amazu yawe, tugufashe kuyamanaginga. Ni byinshi. Murabona hahandi rwose wa muhanda winjiriramo, murabona duhise tugera muri wa muhanda w'amabuye uzamuka Igikondo. Murabona rwose ko ahantu uca ari hafi cyane, ni hafi cyane rwose. Nimukomeze mukande subscribe, kandi rwose mukomeze mwitegure gukurikirana kiriya kiganiro, ndetse kizakomeza gutanga umusaruro ku bibazo byose mugiye mufite bitandukanye bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni karibu cyane, turabakunda rwose. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Murabona ko duhise tugera ku muhanda munini muri metero nke cyane, mu masegonda make cyane duhise tuhagera. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze muri Nzuri.